tuguhaye icyubahiro cyinshi, duhimbaje izina ryawe rikomeye ryaduhesheje amahoro n'agakiza. tuzamuye ibendera ryawe kuri uyu musozi. habwa icyubahiro mwami, imitima yacu inyuzwe no kubana nawe no kugendana nawe. nta sheki dufite mu rugendo turi kumwe nawe, dufite ihumure ryinshi n'amahoro. mu izina rya Kristo Yesu turaguha icyubahiro, turagushyira hejuru Mana ya Israheli, Mana yacu ikomeye turakuramya. himbazwa kandi habwa icyubahiro, shyirwa hejuru y'ibintu byose, buri kanwa kose kature kuri umwami, buri bintu byose bipfukama imbere yawe bikuramye biguha icyubahiro. abakomeye n'aboroheje baca bugufi baguha icyubahiro, kuko nta yindi Mana iriho, nta n'izabaho, nta n'igeze kubaho ihwanye n'Uwiteka Imana yacu. turaguha icyubahiro, turakuramya. himbazwa Papa, habwa icyubahiro, singizwa Mwami wacu, shyirwa hejuru amahoro yacu. habwa ikuzo byiringiro bizima, habwa ikuzo Mana bakoze isoni, habwa ikuzo amahoro yacu, habwa ikuzo mbaraga zacu, habwa ikuzo Mana yacu ikomeye, shyirwa hejuru Papa. turagushimira Mana, turagushimira Mana. we worship you Lord. turakuramya Mwami wacu, haleluya. turakuramya Papa, turakuramya Mwami wacu, haleluya. wima kosekera Baba ya sokora Baba, romo koshekera Baba ya Baba sokori ya Baba. izina ryawe rishyirwa hejuru, himbazwa Mwami. ubwami bwawe ni bwoje, ubwami bwawe ni bushya, ubwami bwawe Mwami turabwakiriye mu mitima yacu. icyubahiro ni kibi cyawe Papa, haleluya, haleluya. Yesu, shyirwa hejuru Mwami wacu, himbazwa, habwa icyubahiro Papa. reka dukomere Mwami wacu agashimwe. urakoze inshuti yacu, urakoze amahoro yacu, urakoze Papa, urakoze Mwana, urakoze Yesu. ahahera hawe nitwitire izina ryawe, bana natwe Mwami, uvugana n'ubugingo bwacu twese, uvugana na buri wese Mwami, uvugana na buri wese waje mu nzu yawe. yoza imitima yacu, yoza ibyo twibwira, yoza aho turushye, yoza aho turwaye, yoza aho dukomeretse, yoza aho ducitse intege. Mwami, twemerere Papa, twemerere Mwami wacu, twemerere Papa. haleluya.
Imana ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubasiga, ikomeze kubana namwe no kubana. Haleluya, haleluya. Reka tuzamure amaboko yacu duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Icyubahiro ni icyawe Mwami, mu izina rya Yesu. Reka mbasabe usubize mugenzi wawe mwicarane, umuheshe umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ni byiza, ni iby'igikundiro, birashimishije kubaho mu kubaho kw'Imana. Turashima Imana isumba byose, ikomeje kutugirira neza, twaterana ikabana natwe. Haleluya. Turayishimira cyane, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ubwenge bwacu, ariko turayishimira ko yatugiriye icyo cyizere. Ihabwe icyubahiro cyinshi. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ndashaka ko dusoma umurongo uri mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 7. Numva nshaka kuvuga amagambo makeya, Imana ifashe, kubera ko twatwaye umwanya munini mu guhimbaza kandi ntabwo tubyicuza. Ni byiza ko duhimbaza Imana mu gihe Imana ibiduhereye uburyo. Reka badufashe, hagira umuntu udufasha gusomera uwo murongo. Byahishuwe 3:7 ugeze kuri 11. Kadusome umutwe w'amagambo haravuga ngo urwandiko rwandikiwe ari Filadelfiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye. Nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Haleluya. Ni Ibyahishuwe Yohana ari mu kirwa Patmos. Ni inzandiko yandikiye amatorero 7. Hano tuvuze kuri iri torero ryitwa Filadelfiya. Iryo torero ni itorero rifite amateka y'uko ryari ahantu rifite abantu bakeya, rifite imbaraga nkeya, rifite ubushobozi bukeya. Mbega ubigereranyije n'ayandi matorero, nta bushobozi buhambaye bari bafite. Ariko utangazwa no kubona mu matorero yose Imana yandikiye, iri torero Imana iryandikira irishima. Navuga ngo torero ry'i Filadelfiya, dore uwera wa Dawudi, ufite urufunguzo, ukinga ntihagire ukingura, kandi yakingura ntihagire umuntu n'umwe ugerageza gushaka gukinga. Dore amagambo avuga, aravuga ngo nzi imirimo yawe. Icyo ni cyo kiba, nzi imirimo yawe. Torero ry'Imana, bana b'Imana, ba Kristo bene data, mpagaze hano uyu munsi kubabwira ngo Imana izi imirimo yawe. Ishobora kuba ntazi imirimo yawe, bose bashobora kuba ntazi imirimo yawe, ariko turi kumwe n'Imana ivuga ngo nzi imirimo yawe. Urugi rufunguye ntabwo
mufite imbaraga nke. Haleluya, muri abanyembaraga nke, nta bushobozi mufite, nta mafaranga ufite, nta mashuri ufite, ariko nzi imirimo yawe. Reka mbabwire bene data, ubutumwa mufite uyu munsi ni ubwo kubwira ngo ibyo ukora Imana irabizi. Haleluya. Pawulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo nihagira uwibwira ko hari icyo ari cyo ariko ari ntacyo ari cyo, ntabwo abashutse babibwira ngo ahubwo abayishutse ubwe. Ni byiza nuko umuntu yakwigenzura mu murimo ubwe. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire bene data, Imana dukorera, Imana dukorera irareba, Imana dukorera izakugororera. Bibiliya iravuze ngo komeza icyo ufite hatagira ukikwambura ikamba ryawe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo dukorera abantu, turakorera Imana yaremye isi n'ijuru. Turi imbere y'Imana isumba byose, turi imbere y'Imana ireba, ikagenzura, ikamenya. Haleluya. Dawudi yabwiye umuhungu wa Salomo, aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, jya umenya Imana ya so, uyikorera n'umutima ukunze, uyikorera uyihinda umushyitsi, kuko ari Imana igenzura. Haleluya. Amadini yaratubeshe atubwira ko Imana nta kidushakaho, ahubwo twe dufite icyo tuyishaka. Ariko Imana iragenzura, yakubona n'inyungu ikaguhagararaho. Haleluya. Niba ari ikintu cyatumye Yesu akurikirana Petero yamaze kumwihakana gatatu, niba ari ikintu cyatumye Yesu akurikira Petero yarahagaze imbere y'abo yarayoboye akababwira ati ngiye kuroba, yarangiza amaze kuzuka, mbere y'uko asanga se akajya gusanga Petero ku nyanja aho bari mu bwato, yahagera akamubwira ati bana banjye mwabonye icyo kurya, hari icyo yamubonagamo. Haleluya, 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 haleluya. Abantu ntibakubeshe, Imana irareba, Imana ikurikirana inyungu ifite mu muntu, ikazikurikirana, ikazikurikirana, ikazigenzura, ikazikurayo, ikazigaragaza. Niba Imana ikikumukamo iracyakurinze. Haleluya. Imana ikurikirana Petero amaze kwihakana gatatu, arangije ajya kuroba. Imana iramukurikirana. Yakurikiranaga iki? Yakurikiranaga ihishuri. Haleluya. Kwa data uyu muntu namugaruye ihishurirwa, kuko niwe wenyine wahagaze. Yesu ababaje ariko abantu banyitana. Abantu bavuga kuri Eliya, abandi bavuga kuri umuhanuzi, abandi bavuga kuri iki. Arangije arababaza ngo mwebwe mutekereza ko ninde? Abantu bose baraceceka. Petero arangije arahaguruka aravuga kuri Kristo umwana w'Imana. Arangije aravuga turahirwa Petero mwene Yona. Haleluya. Iryo hishurirwa nzaririnda, amarembo y'ikuzimu narihagurukira, ntabwo azarikinda. Haleluya. Reka duhe Imana yacu amashyi menshi. Nta kindi Yesu yari akurikiye muri Petero. Ntabwo yari amukurikiye kubera umwuga mwiza, ntabwo yari amukurikiye kubera amashuri, ntabwo yari amukurikiye kubera se mwiza akomokaho, ahubwo yari amukurikiye kubera ishurirwa rikomeye yari afite asumbishije abandi. Haleluya. Mu Baheburayo 9 havuga ngo icyagira umuntu gusomera. Reka dusome
aravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Kuko wakunze gukiranuka ukanga kugomba. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe. Icyo nicyo cyateye Imana ariyo Mana yawe. Haleluya. Ntabwo Imana yasashimwe. Haleluya. Reka mbabwire Paul njya sinzi umuswari hano n'abantu b'amakomite mbabwira ngo ntabwo Imana ntabwo abantu bose barindwa cyane. Reka bivuge gutyo. Hari abantu Imana irinda by'umwihariko kubera icyo babereyeho. Hari abantu Imana ihagararaho kubera inyungu bafitemo. Reka mbabwize ukuri, umugore w'umushunemukazi ngo yabonye Elisa agacaho warangije aragenda abwira umugabo we aramubwira ati ndashaka uyu muntu w'Imana tumwubakire inzu hejuru y'iyacu akajya aza akaruhukiramo. Haleluya. Imana, haleluya. Umukozi w'Imana akajya aza akaharuhukira. Igihe kiragera indwara iratera gupfa haza n'uko aza hano. Haleluya. Ariko muzi byabaye, Elisa yaragiye umwana aramuzura. Wakunze gukiranuka wanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana yaso. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Nicyo cyatumye Imana yawe igusiga amavuta yo kwishima. Ntabwo yakuringanije na bagenzi bawe, yagusumishije bagenzi bawe, ariko hari icyabiteye. Haleluya. Ihisemo kuba cyo bituma Imana igukingurira umuryango. Iri torero ry'Ifilidefiya ryaravuze ngo nta mbaraga dufite, nta mabuye y'agaciro dufite, nta nyanja dukoraho. Haleluya. Haleluya. Murebe hano ariko Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nta mabuye y'agaciro mufite, nta birumbe bya peteroli dufite, ariko kubera yuko mwahisemo inzira yo gukiranuka, kubera yuko mwahisemo kubaho gutyo, bituma nshyira urugi imbere yanyu rufunguye. Haleluya. Ngiye kuba inyungu y'Imana. Ukavuga uti nintekereza nzajya ntekereza mu nyungu z'Imana, nimvuga nzajya mvuga mu buryo ntekereza ko buri bwungura Imana, ninkora nzajya nkora mu buryo ntekereza ko bwungura Imana. Ndetse n'intambara nzajya nambara atari kugira ngo mberwe, ahubwo nzajya nambara kugira ngo umuntu wese nambara Imana icyubahiro. Haleluya. Nigenda nzajya ngenda mu buryo ntekereza yuko umbona ngenda aho Imana yanjye icyubahiro. Icyo gihe haleluya. Haleluya. Siko birivuga ngo Daniel ngo yagambiriye mu mutima ngo kutiyandurisha ibyo kurya by'ukuri bituma Imana imutungisha ibishimbo arashisha. Haleluya. Kubera ko yahisemo ngo abazambona bazaha Imana icyubahiro. Haleluya. Adusabira bipfira ababona babone ko nkomeye, ababona babone ko nkora ahantu hakomeye, ababona ibyo rero yego hari icyo bikumariye, hari n'icyo bimaze mu gihe gito, ariko Imana yakurikirana ikabikamamo. Ariko mu kiganiro wagiranye na runaka n'ubukiye ko wasohokanye na runaka mukicarana mukaganira, harya ngewe n'umukiye ko hagutse ukajya gusura runaka, ese hari aho n'umukiye. Haleluya. Reka mbabwire mu itorero ry'Imana, icyo tubereyeho kirakomeye kuruta kubaho. Sinzi niba mubyumva. Uzi impamvu abakuru b'igihugu barindwa, aho kugira ngo hapfe umukuru w'igihugu hashobora gupfa ingabo igihumbi.
bari ku mukuru w'igihugu ntabyo. Kubera iki? Icyo abereyeho. Abisirayeli bigeze igihe babwira Dawudi, baramubwira ngo ntuzongere kujya ku rugamba, ngo kubera yuko abanzi bacu batazakwica itara rya Isirayeli rikazima. Baramukumira, baramubwira bati ntukajye ku rugamba. Kubera icyo abereyeho. Reka mubwire ushobora gufata icyemezo uyu munsi. Yewe maze ugiye gufata ibyemezo kivuga ngo imyaka asigaje kandi mu ngenzura imyaka asigaje niyo kuba umunyakuri ntavuga ukuri. Hari abantu baretse kujya guhuza bafitanye ibibazo, nababwira ngo mwese mu inshuti zanjye, ariko urugendo ndimo ni urwo kurarama. Niyo waba uri inshuti yanjye kagihumbi, niyo wakoze amakosa nabikubwira, mushaka unyange. Haleluya. Kwa Bibiliya nasomye icyanditswe kivuga ngo hahirwa abakiranura, ngo kuko abo ngabo aribo bazitwa abana b'Imana. Turi mu kinyejana kibi cyaho umuntu agurisha ukuri akubona. Turi mu kinyejana cyaho umuntu agambanira undi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nigeze kumva inoza statement ya Bamuriki. Ni Bamuriki. Avuga ngo umuntu bakamushinga aho kugira ngo ajye gutangira gukora akazi mbere yo kugakora, akabanza gusimbuka imitego 5 mbere y'uko atangira akazi. Birahari. Yesu ashimwe. Maretse kumva undi muntu avuga yari umugabo avuga ati yewe ntabwo nashakana n'umukristo. Ndetse kubera iki tutashakana n'umukristo? Atari kuza abantu bahora bari soba buri munsi. Atanasinze aho nibura na rimwe ngo abe yasinze yamuragera igihe abada ataha atareba ibitagenze neza. Tumbaragaza niko yabibona. Yesu ashimwe. Turi mu kinyejana cyaho bisaba kwiyidentify, ukavuga ngo dore njyewe umurongo wanjye nisaba kubaho mu buryo bw'Imana, aho usigaye kumbura Imana kwanjye n'ibigiramo by'umuntu. Imana ishimwe. Inyungu z'Imana nizimara kuboneka, iz'umuryango wanjye zize. Inyungu z'Imana nizimara kuboneka, iz'abana bawe baze zize. Ariko ikibereyeho ni ukumbura Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe bene, turi mu gihe cyaho abantu barimo bahemuka. Umuntu araza akira undi mu nzu akamusohora akayimuguza. Hari abantu bamwe babyuka bajya ku rukiko akajya kwigirira imanza, akabyuka akicara ku rukiko akiga urubanza, yarangiza akaza uri mu nzu yawe akaza bakubwira ati sohoka bite sibazo urasinyana inzu se siyane kuva ryari sohoka akagusohora. Ariko turi imbere y'Imana, uru rugendo turimo mu rugendo rwatangijwe n'Uwiteka, biva mu nsi y'irimo yawe. Haleluya. Bavandimwe bene, iki kintu kimenye ukimasitare, umenye ko reka mbabwire mwese muzi inkuru za Yefuta. Yefuta inkuru ze murazizi. Yefuta yari umwana wande w'iki? Mu yandi magambo yari ikimuvugo y'ikinyarwanda, yari ikinyanda. Ariko Yefuta ava mu ki? Mu ntwari za Bibiliya ivuga Yefuta
ufite mpaka kuraba undi mbi ifunganye. Hari abantu bafite amateka afunganye ku buryo utagombye kujya kwa seko, kwa se honyine ni inzita. Birafunze kugera kwa so. Ariko icyo uhisemo kuba cyo gishobora guhindura amateka yawe. Ndababwiza ukuri, ushobora guhitamo kuba inyangamugayo ugahindura amateka. Ushobora guhitamo kuba intwari y'Imana, kumvira Imana, ukavuga uti nimbembwa Imana izabyungukiramo. Ariko kuragira ngo umuntu yembwa Imana ikabyungukiramo yatuma ubura akazi. Oya, si byose, ariko hari imirimo imwe ibura kubera yuko itabuze, si uko yabuze. Ahubwo iyo Imana ikoze imibare, twebwe iyo utuzaniye hano utuzanira ibyiza. Iyo abantu bazi gucana, umuntu ushobora kugira gutya ugacagurira mu mufuka wanjye, ukajya kubona ukabona muhema inote y'igihumbi kandi harimo n'iyo bitanu. So hari abantu bazi gucana, agacagura akamenya ibyo ari buzane aje hano, akamenya n'ibyo asiga. Ntabwo ari bibi, ariko Imana hari igihe upfukama uyisaba uti ndashaka isakisi, noneho wowe ukaba wacaguye, ariko yo ikareba nk'ibyo utari wacaguye, ikavuga iti se ako kazi kawe nzakungukiramo hehe. Ariko ibi bintu idini ryarabitwishe. Nitubwire ko Imana itabireba. Imana ntabwo ireba, ishaka umutima. Ishaka umutima, azana umutima, kandi umutima nawo ntabwo tuba tuzi niba wawuzanye. Haleluya. Reka mbabaze akabazo dusoza. Ninde muntu mubona hano mukabona atazanye umutima? Mwamubonera? Ariko bireba ngo haraza bakazana inyuma, ariko imitima uba hari umuntu ushobora kuba ari hano ariko umutima udahari. Urebe ukuntu bigoranye, nta n'undi wabishobora usibye Imana. Haleluya, haleluya. Rero icyo ushaka kubabwira, urugi rufunguye rurajya imbere yawe kubera ko wahisemo kubaho gutya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo imiryango yose ifunzwe ariko ifunguka. Abantu bose bafungira imiryango imbere yabo, ntabwo ariko ifunguka yose. Ahubwo hari abantu aho kugira ngo wirirwe urwana n'ibintu n'ibiki byose, rwana nawe. Uhindure attitude yawe, uhindure imitekerereze yawe, uhindure uko wakoreshaga amafaranga yawe, uhindure nk'uko uyu mugore yavuze avuga ati iyo nzu ntidufite ahandi twakubaka, reka twubakire ubwami bw'Imana hejuru yacu. Hanyuma igihe cyarageze ngo n'inzara igiye gutera hejuru yo kuzura umwana we, inzara igiye gutera mu gihugu igiye kumara imyaka 2, wa muhanuzi amutuma amubwira ati suhuka. Icyari twasomye ngo hari ukugerageza kugiye kuza mu isi yose, nzagukiza. Ariko uzi umuntu w'Imana ku buryo Imana ivuga ngo ngiye kukurokora akaga kagiye kuza, ngiye guteza coronavirus, ariko ngiye kwikurokora. Haleluya. Hagiye kuba icyago, ariko kubera icyo wahisemo kwacyo, kubera inyungu ufitemo, ngiye. Mariya na Yosefu ngo bafite Yesu, ngo Imana irababwira ngo nimuhungishe umwana na nyina. Hari abantu Imana ihungisha, hari abantu Imana ibona ibintu bikomeye ikababwira iti nimusuhuke, kubera
inyungu kibafitemo. Hari abandi ibona bakoraga mu kigo, ikabona ikigo kigiye gusenyuka, ikababwira ngo nimuva aho ngaho mugende, bakajya mu kindi. Haleluya. Ushobora guhitamo ukavuga ngo ugiye kumvira Imana, ibitekerezo byanjye bigiye kumvira Imana, nimvuga bizajya numvira Imana, ninkora bizajya byumvira Imana. Ibyo bintu biroroshye, gisashimye cyane. Ntumwicara niba ufite umugabo cyangwa umugore mukabyumvikana ukavuga ngo to abasiribateri bo it is up to you. Ugomba kwicara ugafata icyemezo ngo wewe uyu munsi ngiye kuba inyungu y'Imana. Gisashimye cyane. Ariko abashakanye mukwiye kwicara mukavuga muti to Imana itubwiye ko isi imirimo yacu, wewe ukicara ko imirimo yacu Imana izimirimo. Naravuka akavuga ati ndashima Imana ko yankoreye ibi yankoreye ibi. Ariko habayeho nka session izajya ngo najya azana urutonde bw'ibintu yakoreye Imana. Rwaboneka ubwo bwanya bwajya buboneka buri cyumweru. Reka mbabaze tuyihimbe tukavuga ngo ntabwo twakira ubuhamya bwo kuvuga iby'Imana yadukoreye, sibyo? Tugiye gutanga ubuhamya bw'ibyo twakoreye Imana. Buri cyumweru twabona ubuhamya. Nabona okay, niba wamubona Imana ishimwe. Ariko niba wumva utamubona, uyu ni umwanya wo kugira ngo bitegure kuva ku wa mbere, ejo si ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Muzeneye muvuga ngo mfite ibintu bibiri cyangwa bitatu nakoze mu buryo bw'inyungu z'Imana. Haleluya. Igihe cyose uzaba ucungura Imana, icyo gihe cyose uzaba wizeye ubutabazi bw'Imana. Ariko ntabwo bivuze yuko utungura Imana nta butabazi bwayo azabona. Ariko ntabwo kwashoboringa. Ariko igihe cyose uzaba ukiri inyungu y'Imana, niyo bagushyira mu rwobo rw'Imana izakuvanayo mata n'imwe. Niyo bacana itanura ry'umuriro bakaricana bakaryangiza, Imana izamukuramo basheti bakiramo ishati na Benyamini. Ntabwo Imana ari ikintu yakurikiraga inyungu bafite. Niyo bagufata bakamanika igiti ngo bakikumanikeho nka Moridekayi, Imana yakikumanuraho, abagishinze akaba aribo bakimanukaho kubera inyungu Imana igufitemo. Niyo bavuga ngo bakwirukane ku kazi, bakagutegurira dosiye ndetse ikamufata, ariko niba Imana igufitemo inyungu izakuvana aho ngaho ikujyana ahandi. Haleluya. Hari umwana hano bakumubona bigeze kubakora ahantu abantu baramugora. Turi mu kinyejana kibi. Ubundi twari tuzi ko abahungu aribo batereta, ariko turi mu kinyejana cyaho n'abakobwa batereta. Kubera iki? Ibyo bahisemo kubaca. Hari Imana isenya ikintu kimwe ariko igiye kukubakira ikindi. Abatabizi bagira ngo Imana yagusenye, ariko burya iba yagusenyeye kugira ngo ibanze igirite kubakira. Hari n'igihe Imana ishaka kubona akazi ukora ikabona ko atagifitinga, ikavuga ngo reka gakure. Ariko ishaka kugira ngo igutegure neza, ikujyane mu kazi keza. Yasashimye cyane. Rero iki cy'ingenzi ni ukwitanga ukavuga ngo muri iyi myaka ngiye kuba inyungu y'Imana. Mu bitekerezo byanjye, mu mutima wanjye, mu maboko yanjye nkora, mu mufuka wanjye. Ibyo rero nitubishobora tuzashobora ikintu kimwe. Imana ibahe umugisha. Reka duhaguruke ku maguru yacu.
nta muntu muri akagambane kabayeho hagati ya Yosefu na bene se, murabyibuka, bakamucukurira umwobo, ntabwo bari bazi aho Imana iri bumujyana, ariko ikintu cyarite ntabwo byahereye ku mwobo, ahubwo byahereye kireba kiragiye, ngo bene se bagakora ibintu bitari byiza, yaza akabibwira se, bisa namukunda kudodeshereza ikanzu. Ari muzi ko hari igihe utonda ku Mana, Imana ikaguha favor, Yesu ashimwe cyane, ikaguha igikundiro, ikaguha amahirwe. Bibiliya bitubwira ngo gusiga amavuta yo kwishima gusumbisha bagenzi bawe, ariko mwaretse tugashaka uburyo ubu mutoni ku Mana. Wenda ku bantu, hari abantu bazi, hari umugabo umwe nigeze kubabwira, yarambwiye ati ngewe nzi guhakwa. Yaratwaye umuntu w'umuzungu tugendana, noneho tuvuga Icyongereza agahindura, twahagarara na mbere kandi ni mukuru cyane, afite imyaka za 50, akaba yasohotse urugendo rukingura, noneho neza agashyira mu Kinyarwanda tumuzi guhakwa. Urumva, hari abantu bazi guhakwa, bagahakwa ku bantu ariko bakananirwa guhakwa ku Mana. Gahakwa muri pasi, yabajya gusohoka muri bibi, abantu bakagera niho bamugara gusa akamubwira ati ariko atuye umunsi uze wambaye akakenda, ukambaye kugenda abakozi bavuga yuko wambaye neza. Umukozi anekerezaho, ibaze uri umukozi ahantu ufite benshi, ukafata telefone n'umugore we n'umukozi wo mu rugo muri iki, warangiza amuhamagara ati bose ejo uzaza ku kazi, maze uzazane ka kositimu. Iyo ukambaye numva abantu bavuga yuko ubera, ariko ibyo byose ari iki? Ari uguhakwa. Umuntu akagira ubushobozi bwo gukora ibyo bintu, akananirwa guhakwa ku Mana, ku buryo ushobora kuvuga ati Mana, iki kintu nta wundi nagikorera, iki kintu nta wundi nagikorera n'igikorera. Ibyo ni byo Imana dushaka. Haleluya. Mureke tumenye guhakwa ku Mana. Niba uzi no gucishwa, mureke ducishwa ku Mana. Niba uzi guhakwa kuri soje, uzi abantu bakora ahantu badeje, akabahamagara akamubwira ati ndashaka kubatirisha umwana. Unre that. Kubatirisha umwana. Kubatirisha birakomeye, ndashaka kwita umwana Isaka. Ukabona imodoka ziraparitse, zibuze n'aho zikwirwa, wagera muri karitsiye ugasanga ibintu byacitse, habaye ikideje yaje yise umwana izina. Kubera iki? Kubera guhakwa. Ariko abantu bakananirwa guhakwa kuri iyo ngiyo, ivuga ngo nzi imirimo yawe, kandi n'igihe ushobora gukinga ntihagire ukinga, kandi nanjye ukinga ntihagire ukinga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubu hari abantu muri za sisitemu zawe, umuntu aba atonye, yagira ikibazo muri sisitemu n'akazi kavuyeho, umuntu akihutira kuvuga ati gafata telefone akanyisibe. Urumva, ni umuntu wenda mwanakoranaga, ariko kubera yagize ikibazo aba reka nyisibe, urabanza ukayishyira muri blacklist, warangiza ukayisiba, hatazagera n'umuntu akumvugana. Aho ariho tu, ariko Imana yacu, Yesu ashimwe cyane, avuze ngo nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe. Imana izi imirimo yawe, ibyo abantu batazi irabizi, ineza yawe Imana irayizi.
ineza ya Moridekayi iyibikira igihe cya Hamani. Rero mureke tuba abagabo b'intwari n'abagore n'abakobwa n'abasore, tuba abantu Imana yungukamo. Niwambara nugenda Imana ikungukemo, Imana ikumugisha. Reka tuzamure amajwi yacu.